ntabwo rizitwa ikosa. Buriya hari ibindi bintu biri gukorwa mu gikari tutari kubona twebwe, ariko jewe nk'umuntu ufite Kagoma muri kubibona. M23 aka kanya ntabwo iri mu rugamba rwo kurwana, ko M23 ikora yagendeye yahawe instructions. Icyo ni icyambere. Hari ibintu byinshi biba bigikorwa, biriya biganiro bishyiramo ibihato, hazamo za feri. Ibiganiro bya Doha hazamo za feri. Ijambo ejo Colonel Nanga yatanze wararyumvise, wararikurikiye neza. Wararyumvise, bari kwakira abakada barenga magana ngahe. Icyo batumye waracyumvise, icyo basabye waracyumvise, ariko ntabwo biri tubuze kuri bukidusubiriremo. So mbere yuko nkigeraho, no kuvuga ngo M23 ntiyakwanga gufata umujyi wa Uvira, ariko kutawufata abantu benshi baba bibaza ngo kuki tawufata. N'ubu benshi ndi kubivuga rwo ati ngaho bitubwire. So impamvu ya mbere nakubwiye, muri Igoma burya ntugire ngo ikintu cyatabaye mu 23 ni kimwe, nta n'ikindi ntuzanye no kubeshya mbivugiye ahangaha. Ikintu cyatabaye mu 23 Igoma nuko Goma yahonaga imbibi n'umupaka mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko ngo ku Rwanda nta kintu na kimwe FARDC cyangwa se Wazalendo bari kuhitega cyangwa Barundi, yari no area, ntagomba kujyayo. None M23 yarabashutse, irabanza irwana urugamba rwiza, irwana mu nkengero, ifata Minova yari outlet bagasohokeyemo, ifata Sake yari outlet bagasohokeyemo, ifata umuhanda ujya Masisi yari outlet bagasohokeyemo, ifata umuhanda ujya Kibumba no hasi mu cyakibaya kiri hafi y'u Rwanda. Hariya hose hari M23 babagose bari bafite amahirwe gusa yo kuza mu Rwanda. Niyo mpamvu bonye hari abaje bikoreye imbunda. Bitandukanye n'u Burundi aho biriya ibihumbi 10 byose bishobora kwambuka nyuma y'isaha bikagaruka. Reka mpere kuri Close ivuga kuri gusenya kurandura FDL Burundi. Iriya Close ubwayo ngiye mbona ituzuye neza. Kubera iki ituzuye neza? Yego, amahoro y'Imana abane namwe mukunda One National Radio Diaspora y'u Rwanda. Ijwi rya Diaspora y'u Rwanda ni radio audiovisuel iganira kuri byinshi bihari bitandukanye, tuganira n'abasesenguzi bacu tubana. Turi kumwe na Innocent Habumugisha. Innocent, ndabanza musuhuze, hanyuma nanakubaze nuko umeze ndetse niba rwose uyu munsi wahashye wanaronse. Ya bwana Abdul, umeze neza cyane, nta muntu umeze neza muri Kigali nka Habumugisha Innocent. Ndaruta benshi kumera neza, ndaseka, ndaryama nkasinzira. Igihugu no buryohe, igihugu no mubeya, igihugu no mubeya utazibanga ryacyo nakazike. Rero meze neza, nari maze icyumweru mutamburuzi ko twari dufite long weekend. Twebwe dukora nk'abasirimu n'abafonctionnaire, iyo harimo weekend ntabwo twaza imbere akamatoya tukaryama, akazi karakomeza, gatekereza neza, nkakora revision za Kagoma, nkazikorera service ntabwo zimeze neza. Kagoma ziba zinanira nazo ziba zigomba kuruhuka, zimaze iminsi ziruhuka rero. Narinda amahoro muri minsi kuziruhura rwose biragoye kuko hari byinshi zifite akazi, zifite ikintu cyitwa akazi. Mukanyagiye kubamenera umuceri mwitonde bakunzi ba One Nation, mwicare mutereke nze mbamenere mbabwire uko byifashe hirya no hino. Ariko mbere yuko tujyaho reka mbanze mbasuhuze mu izina ry'Imana yo mu ijuru. Ndabasuhuje cyane abari muri Amerika, Canada, Australia, Europe, Africa, mwese no muri Aziya ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ku kiganiro cyacu kigiye kuba kiryoshye cyane. Ntibagukande akanyenyeri se nyina mucambuza nta numwe wakanze, ahubwo baza nimero tarayumvise neza tujya tuyibutse. Nyaboneka abakunzi ba One Nation Radio, mujye mukanda akanyenyeri, ni ibintu byoroshye cyane. Ni kuri nimero ni 0784 ntabwo ngoranye, ntuzigora. Ufite n'amadolari 20 washyiraho, ni icupa rya Fro nkanywa. Ni Fro, ni ikinyobwa cyitwa Fro gituruka mu Birigi. Nkafata icyo cyangwa se nkifatira ka Heineken kugira ngo mbashe gukontrola za drone na za Kagoma ziri mu kirere cya Kongo. Ikirere cya Kongo kirimo ubushyuhe bwinshi, Kagoma ziri kugenda nkazikaburira urwengero.
yego nibyo ni byinshi byo kuganira nawe, ni byinshi byo gusesengura, ni ukuri rero turi kumwe twungurana ubumenyi mu ngingo zitandukanye. Ni weekend ndende, ni weekend birimo byinshi, ariko hari byo turi buganireho, amakuru ukora muri za kagoma zawe zanyarukiye hirya mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ariko mbere y'uko tureba aho ngaho, nyemerera maze nkubaza akantu kamwe, n'akantu nabonye ku mbuga nkoranyambaga. Ati kuri uyu munsi turi tariki zirindwi, urabizi. Ati kuri uyu munsi, ati duherekeje abanyeshuri bacu 56 mu rugendo runyobokamana Kibeho Sanctuary mu kwitegura ibizamini bya leta. Ati barashimira Imana yabafashije kugeza ubu, banayisaba kuzabaherekeza mu bizamini no mu bundi buzima butangiye binyuze mu mubyeyi Bikira Mariya. Hari abantu nabonye babisesengura ukundi, hari nk'umunyamakuru witwa Oswakimu niyo waje aravuga ati rwose ibyo ntabwo ari byo, murabura gufata abana banyu murabura ububaha umwanya ngo basubire mu masomo, none ngo mubajyanye kwa Bikira Mariya. Urumva bisa nkaho nyine avuga ko abantu benshi bizera ibijyanye ahanini n'amasengesho kuruta ubushobozi bwo mu ikaye. Amasengesho akora ibitangaza kuruta uko abandi bantu bakemura ibibazo byabo binyuze mu bushobozi buhari. Wowe utekereza iki kuri iki kintu, kuba umuntu yaba afite ikizamini akabanza kujya kwiyambaza Bikira Mariya, umubyeyi w'abakene, umubyeyi w'impuhwe, kugira ngo abe yabasha gutsinda ikizamini cya leta? Ubwo ibyo ndabivuga nk'umuntu wicaye ku ntebe y'ishuri. Mu by'ukuri amasengesho n'intebe y'ishuri ni ibintu bibiri bitandukanye cyane, ntaho bihuriye na gatoya. Nta muntu ushobora gutsinda ikizamini, cyaba ari icya leta, cyaba ari icyateguwe mu kigo lokale ku rwego wenda tuvuge ngo igihembwe kirarangiye, ntabwo wagitsinda utize. Ikindi, ikizami aho kiva kikagera ku isi yose, amashuri akademike ku isi yose, ibanga ryo gutsinda ikizami ni ibintu bibiri. Icya mbere ni attendance, burya kutasiba ku ishuri. Icya kabiri ni concentration, ukiga ukumva ibintu aho utumvise ukabaza. Iyo ufite ibyo bibiri mu mutwe wawe, igeze imbere y'ikizamini urakimena. N'abiga muri kaminuza mugira inama bafite ifure bakiri muri za kaminuza, iyo wiga usiba, kwitabira amasomo, attendance no gukurikira amasomo uri mu ishuri. Ntujye mu ishuri ujye kuri social media, ujye kuri Facebook, ujye kuri Twitter, ujye kuri TikTok, utangiye ifoto uri mu ishuri wirya. Amasengesho ntacyo yafasha, ntabwo wasenga rero. Iyo bigeze ku masengesho rero, bitangaza amateri ikayipakira mu mutwe. Oya, ntabwo iyo Imana ntabwo ikora gutyo. Ahubwo igishobora gushoboka iyo wagiye mu masengesho, icyo bigufasha bituma ugira icyo twita spirituel cyangwa se spiritual spirit, ituma wiyoroshya. Ntabwo wajya mu ishuri ngo ukore concentrating udafitemo kwa kwiyoroshya. Kandi kujya mu masengesho biha umunyeshuri discipline, kuba yemera gusenga ntabwo bizatuma asuzugura umwarimu cyangwa amutuka. Ntabwo umunyeshuri azajya mu ishuri, tuvuge nk'abiga muri kaminuza by'umwihariko, ngo ajye kureba muri telefone, ajye muri TikTok kandi ari umunyamasengesho atinya Imana. Icyo rero biruzuzanya. Mu yandi magambo, amasengesho no kwiga biruzuzanya kugira ngo umunyeshuri azatsinde. Kuko ubaye uri umunyeshuri udafite ibyo utinya za kirazira, ukatuka umwarimu uko yiboneye, buri munsi wajya kwirukana, buri munsi wajya utsindwa. Rero no kujya mu masengesho nabyo ntacyo bitwaye. Ariko umuvandimwe Oswakimu uko yabivuze neza cyane, yabivuze neza cyane, uretse ko yabivuze nk'umuautoritarian, yavanyeho rema y'ubukristo. Ariko nk'umuntu ugenize muri Petit Seminaire, ndi umukristo. So kwiga no gusenga birajyana bikuzuzanya, ariko ntabwo nabwira umuntu ngo yatsinda atiza. Yego. Ntabwo watsinda utiza. Byaka abanyafurika sinzi, mbona bizera cyane amasengesho kuruta ibindi bintu byose. Ubona umubyeyi wabyutse mu gitondo rwose, abana nta kintu bafite, nta mafaranga y'ishuri, akajya mu butayu rwose akimenaho amazi. Ariko buriya ni iki cyumvikanye nabi? Reka nkwereke impamvu ari twe twabyumvise nabi. Genda umugaturika arabikubwiye. Reka nk'urugero rw'abapadiri. Abapadiri bambabarire kandi bivuze uko biri. Bivuze uko byumva, apana uko biri, bivuze uko byumva. Ni nako biri, nako byumva, uko mbyumva nako biri. Abapadiri ntibashaka, nta bana bafite imiryango, bakorera Imana. Ariko padiri utinda kubyuka, burya uryamira,
abyuka saa 12:30. ubwo uwo nguwo aba yaryamye kweli. kuko buriya urugero rwiza ndaruguha, abapadiri benshi basoma ya misa mu gitondo kuva saa 12:30 kugera saa 1 kugira ngo abantu bajye mu kazi. urumva kugira ngo padiri azasome misa saa 12:30 nuko yabyutse mbere saa 12. saa 12 tayari tuba twatangiye gutura. si amafaranga bari gukorera. Padiri yavuye mu kiliziya, uzi ko abapadiri bagira za activite nyinshi. Iyo padiri asohotse mu kiliziya amaze gusoma misa mu gitondo, utagiye kwigisha iyo atari umwarimu ajya mu buvuzi, atari umuvuzi, abandi bakajya mu kandi kazi gatandukanye. Ukumva ngo ni bapadiri ngo nekonome akajya gukurikirana uko abandi bapadiri babayeho. Bariya nimba ari tuvuge n'urugero hano muri uyu mujyi wa Kigali ku Sainte Famille, bafite amahoteli, bafite za Saint Paul, ugasanga padiri mu gitondo ari gukurikirana imibare y'ibyo baraye bakoze. Wowe wicaye kanyarira ku musozi ngo uri gusenga Imana iguha amafaranga, uhagaze imbere yawe wagusengesheje wagusomeye misa tayari yatangiye kubara amandazi yakozwe. Urumva rero ni imyumvire, ni misunderstanding. Abapadiri baba bakoze cyane, abapadiri barorora, baba bafite inkoko, baba bafite inkwavu, baba bafite inka, baba bafite ingurube, baba bafite ihene, kandi aribo batwigisha gusenga. baba bafite amasara akodeshwa n'amajaride akodeshwa. Ntabwo bahera mu masengesho gusa, ntabwo bahera mu masengesho gusa, ntabwo ari abanebwe. Icyo ashatse kubwira, padiri arasoma misa y'iminota 30 mu gitondo, muture navamo ahita ajya no gukurikirana ko bari kotsa imigati muri Saint Paul. Padiri arava mu kiliziya mu gitondo, agenda kuremo ikanzu, ahita amanuka ajya muri by'inguru ariko zaramutse neza, ko bazigaburiye, ko zimeze neza. Padiri arava mu gitondo tayari ahita ajya kureba aho bari gukaminga uko byifashe, ya matara yagurisha none se ya matara ngo wenyine. So icyo ashatse kukubwira rero, kuva imyumvire yacu abantu, abaturage muri rusange, kumva yuko wajya kanyarira, wajya ikibeho, wajya kwa Yezu nyimwe mu ruhango ukayicya nta kindi kintu wakoze ngo aricyo uzageraho, ntibishoboka, ntibyanakunda. Mucamuzi gukubagana, ntibishoboka, ntibyanakunda. No kuvuga ngo ugomba gukora ukanasenga, ko biruzuzanya. Uko nujya gukora udasenga ugakora shitani, uzakora hemukira abandi bantu, uzakora ubiba, uzakora ubatera ibyuma, uzakora ubahemukira nyine. Ariko nukora unasenga bizajya byuzuzanya, ubasha no gufasha abantu kuko ufite umutima wa Gikristo. Ni nayo mpamvu na padiri akora nasenga kugira ngo abeshe no kubaho, abeshe n'abandi bakristo. Amashuri apadiri afite yose yazo umubare wayo, ndayazi rwose. none se baryamira kugira ngo amashuri yaba functional iyi myaka yose amaze ku isi, nta kintu bageraho. Cyane urakoze cyane kutubwira ibijyanye ahanini n'amasengesho. n'ingingo ikunze kutavugwaho rumwe ubu no muri comment rwose. Hari abantu bari kwifatira mu gahanga, hari abantu bizera ibijyanye n'imyemerere ku buryo nta kindi kintu wamubwira. Bizera Imana 100%. Nizera Yezu, nizera umubyeyi Bikira Mariya, n'ikibeho jyewe njyayo, no kwa Yezu nyiri mu murango n'ubwo hafunze najyaga njyayo. Ndi umugaturika wuzuye, ubatije, usengeye, uhagijwe, wanakomejwe. Nzaguhuza mu kiganiro na Yves kuri iyo ngingo. Reka nyemerera twiganirire ku makuru tuba tubana muri za Kagoma zawe. Hanini hari ziherutse muri Kivu y'Amajyepfo zitangaza amakuru twabonye, vuga ko hari byinshi bihari. Hari abacancuro baturutse muri Colombia bakora na Blackwater y'Abanyamerika bageze muri Congo, aho amakuru avuga ko baje gufasha FARDC, bahawe misiyo yo kwigarurira imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. N'abacancuro hamwe n'ingabo za FARDC ku munsi w'ejo hashize, ubwo ni kuwa gatandatu, bafashishijwe n'indege bivana Kisangani n'ikindi berekeza i Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Ubwo bageraga ku cyambu mpuzamahanga cya Kalemi bahise berekeza mu mujyi urinzwe bikomeye cyane, umujyi wa Uvira. Amakuru avuga ko muri Uvira ariho bagomba guhura n'izindi ngabo za FARDC z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, maze banoza umugambi wo kongera kwigarurira imijyi ya Bukavu ndetse na Goma. Hari abacancuro baje bo ku mugabane w'Uburayi, Romania n'Abafaransa, bararwana baratsindwa. Barabibonye uburyo bamanitse amaboko n'uburyo banyujijwe ku mupaka w'u Rwanda, banahabwa inzira mu Rwanda paka basubira iwabo. Hari n'abo twumvise bavuga mu itangazamakuru batanga interview, aba ba Blackwater bari kuva muri Colombia, hajemo Amerika, nubanga bamwe baje bambutse Mediterane, twabonye abandi bari kwambuka Atlantique. Itandukaniro ryabo ni irihe ku rugamba mbere yuko tujya ku masezerano yasinywe? N'amasezerano menshi yasinywe akarengaho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iramutse babonye, yabibonye imbaraga ki ku rugamba ku buryo zabafasha kurwana n'umwanzi wabo M23, umwanzi ugaragaje akomeye kandi wabashije kubambura ibice bikomeye cyane, akababuza rwose n'uruvugiro mu buryo bugaragara. Ibisano bivuze kuba birebire, wihangane. Hari icyo simfite umwanya se nanjye. Ni ukuvuga ngo icya mbere cyo
kuba Kongo yazana abandi bacanshuro ikuye muri Colombia ni uko yaba itiga isomo ku byayibayeho i Goma, aho abacanshuro bo muri Romania bafashwe mpiri bagasabirwa inzira, kuriya no gusabirwa inzira bakayihabwa bagataha ntawe bariye n'urwara. Kongo rero iramutse yishoye mu kuzana abandi bacanshuro, ni ukuvuga ko yabivuze ko ibyirimo byose n'ibyo kuvuga byose nta gaciro biha. Ntabwo ndabashoba nimba abo bacanshuro bahageze ubu, ariko ndagira ngo mbanze nisegure mvuge ngo ibyo ngiye kuvuga nk'umuntu utekereza ko bahageze. Niba batahageze ngo tuzabigira zero. Muri Colombia ngira ngo urabizi ko habamo imitwe y'iterabwoba ikomeye, imitwe y'iterabwoba amadra cartel n'amabanda akomeye cyane, abandi abafite ingabo bacuruza ibiyobyabwenge nibo bita ba cartel. So Tshisekedi rero abantu nk'abo, burya umuntu ucuruza ibiyobyabwenge umuntu akaba ari ibandi, akenshi ni umuntu gushukisha amafaranga biba byoroshye. Ariko aba baratandukanye, bari linked na Blackwater, imwe mu military contractors zikomeye ku isi zirimo aba mercenaires bafite imyitozo ihambaye, bitandukanye n'abarwanye bava muri Romania. Amakuru avuga ko harimo nabo bazanaga ari abarinzi kuri za supermarché. Nicyo ndi kukubwira cyo kuvuga ngo unabyivugiye neza, nicyo ndi gusobanura ko uciye mu ijambo. Ni ukuvuga ngo umuntu nk'uwo arinda supermarché wenda ahembwa $4,000, uramubwiye ngo ngiye kujyana muri Kongo, nzaguha icumbi, nzaguha ibyo kurya, ngiye nguha $1,000 cyangwa $10,000, ahita tayari icyo bita enticement, umwintayisinze mu buryo nawe atabasha kwikontorora, umwishe mu mutwe mu yandi magambo. Ibyo rero bikajyana no kumva ngo no muri Colombia bashobora kujyayo, ko Colombia ntabwo ari igihugu gikize, bakabashukisha amafaranga. Icyo kirashoboka, ariko iyo uzanyemo noneho ko bafite imyitozo ihambaye cyane, icyo si kiri bugisesengure, icyo kiraza gusesengurwa na M23 bitewe n'uko iri bubone nayo bari kwitegura ku rugamba. Ngira ngo ni hano nabivugiye icyumweru gishize cya cyumweru mbere ko dufata break, nakubwiye ngo leta ya Kinshasa iri gutegura ibitero bikomeye cyane. Nabibwiye abakunzi ba Rwanda Nation Radio, One Nation Radio, ndababwira nti amakuru Kagoma zampaye nuko hari gutegurwa ibitero simusiga ku mujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Ibyo rabivuze rwose. Ibyo nabivuze. Rero Kagoma n'ubundi zigaragaza ko bacansho baba baje bavuye i Kinshasa. Urumva kubazana bafite imyitozo ihambaye ni kimwe, ariko no kubajyana tere bagiye kurwaniraho n'ikindi. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Umuntu arakubwira ati twebwe dushobora kugenda ibirometero 2,000 turwana. Kandi ntababeshyi kuko si ubwa mbere baba babigenze. Undi akava muri Amerika y'urwo yirira baga na pizza ntiyabasha kugenda bya birometero 2,000. So imbaraga rero Tshisekedi ari kwitega cyangwa kubona muri aba bacansho yo kugumya kuzana, ndabona abamutera umwanya n'abamutwarira amafaranga for nothing, kuko tere bari kurwaniraho ntabwo ari tere yarwaniraho abazungu, ni tere ya gorira wo y'abanyafurika, y'abantu bihambira, abantu bizirika, ba bantu bagenda ibirometero 2,000 bamenyere kwizirika, kandi bafite ibintu bibiri babagenga, ntibategereza imodokari, ni uguheka ibikapu no kwikorera imizigo ku mutwe. Ariko baje bazi uko byagenze ku bandi bacansho, baje bafite amakuru, yego ibyo simbihakana, ariko ndacyakubwira ko tere izabagora. Reka turebe inzira banyuze kugira ngo ubwabyo bagere aho bageze. Bibaze ko bavuye aho muri Colombia bakagera i Kinshasa, bava Kinshasa bakabashyira mu ndege bajyana Kisangani. Narababwiye inshuro nyinshi ko iki gihugu ni igihugu kubera ubunini bwacyo nta bikorwa remezo kigira birimo nk'imihanda n'ibitaro n'amashuri. Niyo hano hari umujyi ukomeye ku giti cyawo wifashije, uri muri iryo shuri, uri muri iyo mihanda mo hagati mu mujyi, ariko mu nkengero utafata umujyi ngo uhuze n'uwundi. Ntabwo wahuza Bukavu na Kisangani, wahuza Kisangani na Goma. Kandi muri reality ubundi byakoroshye gutera Bukavu turutse Kisangani, harimo akagendo katari gatoya, ariko ikibazo ni amashyamba. Byakoroha gutera Goma turutse za Kisangani, ariko ikibazo nta muhanda urimo, ni amashyamba. Impamvu nyamukuru abantu bashobora kwibaza ngo kuki banyuze Karemi batanyuze Uvira. Impamvu ya mbere batanyuze Uvira no Uvira nta kibuga cy'indege gihari, indege yava i Kinshasa yabasha kuguhezanya abantu nk'abo. Uvira ni umujyi muto nabibabwiye. Impamvu ya kabiri nuko ahandi indege yakaguye wenda Minembwe hafitwe na Twirwaneho. Karemi niho honyine hari ubutaka bwa Kongo uyu munota muri biriya bice. Karemi herereye mu ntara ya Tanganyika, ni nawo mujyi urebye cyangwa ni nawo mujyi wakurikira kuri Uvira.
mbere yuko tuzamuka ngo tujye ruguru za Lubumbashi. Ahandi hantu bakanyuze ni Lubumbashi, bakamanuka n'imodoka n'amaguru, ariko ni kure cyane. Ariko byibura bageze i Karemi, kuva i Karemi barahita bafata imeri, abandi muyizi nka bato, ubwato nibo buri bavana i Karemi bajyane Uvira banyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Narabivuze aha ngaha nababwiye nti M23 ifite urugamba rukomeye, ko niramuke nafashe Uvira n'imisozi yegereye, ifite n'urugamba rwo gufata amazi ya Tanganyika. Kandi babwira ngo amazi ya Tanganyika kuyafata biragoye, kubera yuko akorwaho na Zambia, agakorwaho na Tanzania, agakorwaho n'Abarundi. Bizagora M23 kubona marine zikontorora ibyo bisirikare bitatu kandi zidafitanye ikibazo nabyo, ariko wenda hakazamo umwiryane hagati yabo n'Abarundi ndetse na Tanzania. Wenda bazajya bagira amahoro bageze kuri Zambia, kuko Karemi hafi cyane ya Zambia. Noneho rero urumva nibava Karemi baraza kuza Uvira. Narabivuze nanone, narababwiye ngo Uvira ni umujyi uvuze runini cyane, ufatiye runini yaba ari igisirikare cya Kongo, baba ari Abarundi. Kuko nababwiraga ko baramutse baturutse Karemi cyangwa bagaturuka i Uvira, polito bagaturuka i Bujumbura, baramutse indege bagejeje ku kibuga mpuzamahanga cya Michael Ndadaye cy'u Burundi cyerere mu mujyi wa Bujumbura, byaborohera kuva i Bujumbura bambuka baza Uvira ku Rwanda. Niyo mpamvu ubona Uvira bafunze umutwe bati ntabwo tugomba kuyivamo. Uvira ni igomba kuba base arrière ya gisirikare ya FARDC bagomba gutangiriramo urugamba. Narakubwiye yuko umuntu wese wagiye ubwira ku bindi binyamakuru bavuga yuko ngo Uvira yafashwe, navuze ko atari byo, kuko imisozi ubwayo, ubwo niba Uvira ubwabo batangiye kurwana, barabanza bongera batangira bagenda urugendo bundi bishyashya. Bwana Abdul, ntabwo ari urugendo rworoshye, ntugire ngo uko ndi kubivuga niko bazabigenda, ni ibintu bigoye, kuko nukuva Uvira mu mujyi ukamanuka ukajya aho bita Kagunga, ukajya Kiriba, ukajya Runingu, ukajya Sange, ukajya Rubirizi ari ikigo cya gisirikare gikomeye. Niyo mpamvu mbwira nuko M23 ntirarenga hariya, iba yararenze hano twabyumvise ko hari kuba urugamba rukomeye cyane. Haba ikigo cy'Ababereveri, wavuka ajya Kanganiro, wavuka ajya Kiringi, ukagira Uvunge, ukagaruka Kamanyola hafi y'u Rwanda. Bava Kamanyola bakaba ari bwo none bazazamuka berekeza Bukavu. Ntabwo ari urugendo ruri hasi y'umwaka cyangwa imyaka 2. Sirikare M23 sinziriye. Bava Bukavu bakazanyura n'undi yanzira ubwo ni wa mukandira M23 yanyizo mwagiye mu basirwa musubiramo, bakazongera bakazazamuka za Minova, bongera bajya gushaka ko bafata Goma. Iyo nzira mu mirwanire mu gisirikare cyangwa mu ntambara mu rugamba, iyo nzira banyuze inzira y'intare, ntibanafata umujyi wa Bukavu. Biragoye cyane kubera yuko ni inzira ya kure, ni inzira y'abazungu batazabasha kugenda, irimo inzara, nta mihanda irimo, nta network zirimo, ni imihanda irimo imbogamizi nyinshi cyane. Ni umuhanda rero uzagorana cyane. Icyakaboroheye ni kimwe, nuko kidashoboka. Hari ahantu bamwe gusaba abahinzi ariko ntibiyashoboka. Hegereye Bukavu handi akegera Goma, bari babemereye byakunda. Ubwo n'u Rwanda ko nirwo ruhuza imbibi ntabwo ari rwo navuze nyaboneka. Navuze ahantu hamwe hegereye Goma na Bukavu turi kubona. Hari ahantu hamwe gusa nanjye kupimiranye, ubwo yaba ari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo mvuze gutyo simvuga igihugu, abakunzi ba One Nation namwe mujye mwumva mupimiranye. Ntabwo uzangemurira Magerageresha ndabazi. Yego, hanyuma ubwo mu mateka tuziga iki? M23 ntizashinjwa ikosa byo kudafata Uvira, umujyi strategique ushobora kuberamo ukwisunganya kw'abasirikare ba FARDC benshi. Hari benshi bagiye mu gisirikare muri imyaka bamaze gusoza n'amakosi. Si ikosa strategique rishashinzwe mu 23 ryo kubitarafasha umwanzi mu kubite byanyabyo, mu buze n'imbaraga zo kongera kwisunganya, kuko Kinshasa iyobowe na Tshisekedi yasezeranyije riposte vigoureuse et coordonnée, kugarukana imbaraga zo kwivuna umwanzi mu mbaraga zo hejuru. Kudafata Uvira ntirizitwa ikosa mu ntambara, kandi abasesenguzi bavuga ko nubwo bigoye M23 yari bifite ubushobozi, kuko Uvira ntabwo igoye cyane nka Goma cyangwa Bukavu. Ntabwo rizitwa ikosa. Buriya hari ibindi bintu biri gukorwa mu gikari tutari kubona twebwe, ariko jewe nk'umuntu ufite Goma muri kubibona. M23 aka kanya ntabwo iri mu rugamba rwo kurwana, kuko M23 ikora yagendeye yahawe instructions. Cyo ni icyambere. Hari ibintu byinshi biba bigikorwa, biriya biganiro bishyiramo ibihato, hazamo za feri. Ibiganiro bya Doha hazamo za feri. Ijambo
ejo Colonel Nanga yatanze wararyumvise wararikurikiye neza nararyumvise bari bari kwakira abakada barenga magana ngahe icyo yabatumye waracyumvise icyo basabye waracyumvise ariko ntabwo biri tubuze kuri bukidusubiriremo so mbere yuko nkigeraho ni ukuvuga ngo M23 ntiyakwanga gufata umujyi wa Uvira ariko kutawufata abantu benshi baba bibaza ngo kuki itawufata n'ubu benshi ndi kubivuga rwose ngaho bitubwire. So iyi mpamvu ya mbere nakubwiye ni uko uriya mujyi ari umujyi ni umujyi mutoya nta diyama zirimo nta zahabu zirimo nta ruganda rudasanzwe rurimo. Ikintu uriya mujyi ufite gikomeye cyakurura n'abazungu bakajya kukireba ni ikiyaga cya Tanganyika kivamo n'amasamaki aryoshye rwose kivamo n'amazi meza mwakogamo. Nta kindi uriya mujyi ufite kidasanzwe ni icyo kiyaga cyonyine. Ikiyaga cya Tanganyika ni ikiyaga gikomeye muri Afurika kujya kukireba byo gitangaza kirimo abazungu bakunda ibintu nk'ibyo n'abanyafurika babikunda nabo bajya kukireba. So uriya mujyi rero nkuko mbikubwiye ni umujyi muto cyane ariko ufite meaning nini cyane haba ari ku gisirikare cya Kongo haba no ku gisirikare cy'u Burundi no kuri leta y'u Burundi no kuri leta ya Kongo. Nayo imaze kubivuga sindi bisubiremo ko baramutse bawutakaje baba batakaje bazariyeri ikomeye cyane aho bateganya kuba batangiriye imirwano n'ibindi byose. Ikindi cya kabiri M23 kugira ngo ifate umujyi wa Uvira ikeneye extra manpower. Bakeneye manpower. Ntabwo ari umujyi uzafatwa na batayi igizwe n'abasirikare hagati ya 600 na 800. Uriya mujyi ukeneye byibura diviziyo n'abasirikare 2000 and above. Impamvu mvuga ngo ukeneye diviziyo nuko ugiye kurwana n'abakongomani bari barimo deployed imbere y'izi ntambara zose ubwabyo habaga diviziyo ukongeraho izavuye muri Goma zaje Bukavu zikajyayo ukongeraho izavuye i Burundi ukongeraho Wazalendo ukongeraho FDLR ukongeraho diviziyo ya FDLR yavuye mu kibiri kahaza. Tayari ubwo umujyi wa Uvira nawo ubwo turi kuvuga ko ushobora kuba ufite abasirikare byibura 80,000 bawurimo. Ako M23 yarwanye n'abarenga 200 bari Goma rero muri Igoma burya ntugire ngo ikintu cyatabaye M23 ni kimwe nta n'ikindi ntuzanye no kubeshya mbivugiye ahangaha. Ikintu cyatabaye M23 Igoma nuko Goma yahonaga imbibi mu gihugu cy'u Rwanda. Nukuvuga ngo ku Rwanda nta kintu na kimwe FARDC cyangwa se Wazalendo bari kuhitega cyangwa Barundi yari nogo area ntagomba kujyayo. Noneho M23 yarabashutse irabanza irwana urugamba rwiza irwana mu nkengero ifata Minova yari outlet bagasohokeyemo ifata Sake yari outlet bagasohokeyemo ifata umuhanda ujya Masisi yari outlet bagasohokeyemo ifata umuhanda ujya Kibumba no hasi mu cyakibaya kiri hafi y'u Rwanda. Hariya hose hari M23 babagose bari bafite amahirwe gusa yo kuza mu Rwanda. Niyo mpamvu bonye hari abaje bikoreye imbunda bitandukanye n'u Burundi aho biriya 10,000 byose bishobora kwambuka nyuma y'isaha bikagaruka. Kandi M23 kuza mu Rwanda Igoma byagusaba gushyira intwaro hasi bakidekara ko nta nambaro barimo bakaza nk'impunzi icyo gihe u Rwanda rwari kubakira ariko ntabwo u Rwanda rwari kubakira bazanye imbunda ngo basobe gusubira barwana. Kuvuga n'abaje niko babakiriye ariko ntabwo babarekuye ngo basubire ku Rwanda ariko ntibari kubarekura ngo musubire ku Rwanda. Bitandukanye nuko bazahungira i Burundi. Ntabwo intambara ikomeye M23 kagota Uvira abasirikare bahungira mu bakora opuri bakigira i Burundi bakisuganya bakagaruka. Kandi M23 afite ubushobozi bwo kwambuka basange i Burundi ntiyaje ni inakoze n'iryo kosa gutera ikindi gihugu byafatwa nabi cyane ku rwego mpuzamahanga yafatirwa n'ibihano bikomeye noneho yabigiye no gutsindwa. Urumva rero niyo mpamvu mbwira ngo umujyi wa Uvira urimo ibihato. So icyaborohereye gufata Goma na Bukavu nuko hakurya ari u Rwanda. Ntabwo u Rwanda rwari kujya kwivanga muri ziriya ntambara ngo mwo kurwana ngo mwo kujya gute. U Rwanda rwagendeye ku mategeko mpuzamahanga rugira gute rwakira abarugana nk'impunzi abari mu kaga kuko n'amasezerano ruba rwarasinye n'ibindi bihugu biba byarasinye amasezerano mpuzamahanga. I Burundi bo rero biratandukanye. I Burundi bashobora kwambuka bakanagaruka cyane cyane ko n'abasirikare babo barimo. Niyo mpamvu izo mpamvu ebyiri nkubwiye umujyi wa Uvira ukigoranye cyane. Umujyi wa Uvira cyagoranye cyane. Hanyuma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo abantu babona bayisetse bagize gute nayo ni igihugu kandi afite kigira strategy. Utekereza iki kuri ibi biganiro biri kubera Doha? Hari abakozi baba muri bintu bakandika bavuga ko ari uburyo Kinshasa iri gustoringa cyangwa kutinza ibintu kugira ngo imbaraga zabo bari gutegura zibe zabonetse. Amadrone batumye abe yaje
CH4 n'amasiko izi zose zize ku rugamba zibe zabafasha n'ababacancuro amasezerano n'aba bayashyizweho umukono bwa nyuma baze. Iyi ni strategy nawe ni kubyumva cyangwa ibiganiro bya Doha hari intsinzi irimo ku mpande zombi? Aya masezerano ni amasezerano meza kuko narabivuze ngira ngo ubushize mu mateka y'ibihugu no mu makimbirane byagiye bigirana. Si ubwa mbere u Rwanda rugiranye amakimbirane na Kongo, urabizi, no mu makimbirane bagiye bagirana ibihugu byagiye bigirana. Nta mu perezida, kuko buriya abanyafurika tuba duhanze ibihugu by'Uburayi amaso na za Amerika, nta mu perezida uko mugeze uzavuga avuga ati ariko mwakwicyatsi mukumvikana mugasinya amasezerano. Donald Trump yateye intambwe nziza yo kuyakora, ariko mu masezerano iyo uyarebye nanone ukayasuzuma neza usanga harimo bamwe bazazana amananiza. Uti gute? Reka mpere kuri korozi ivuga kuri gusenya kurandura FDL burundu. Iriya korozi ubwayo ngiye mbona ituzuye neza. Kubera iki ituzuye neza? FDL icyo nicyo uri kuvugana kuki kubaza, ariko icyo nari mbajije hano ni ibiganiro biri kubera Doha, uburyo biri kugibwamo, niba ngendeye ku byo abandi basesenguye koko ari amasezerano Kongo ititeguye kujyamo mu biganiro na M23 kuko ishaka gutsinzamo umwanya gake kugira ngo ibe yisuganya. Babana bagiye ku ikosi babe bavayo, za ndege zitagira abapilote babe bazizana, babe banasinyanye amasezerano na Blackwater ku buryo bashobora kuzaza bagakubita contre attaque ya M23 bakayambura ibice nta amasezerano abaye. Kongo ibikoze gutyo rero yabikoze ikosa rikomeye cyane, kuko ubutaha ikubiswe ntiyazabona uyitabara. Umuntu yarayabibwiriye ati barabigerageje bari barigoma, muzabaza uko byabagendekeye. Ntaho byumvise iryo jambo, muzabaza uko byabagendekeye, nta kindi ndenzeho kuri ibyo. So Kongo igiye kubikora gutyo mu ubwo buryo yabayihemukiye cyane, kuko nakubwiye ngo bazariyeri Kongo ifite ni Uvira. Uvira iri kure cyane ya Goma. Buri ikosa rikomeye bakoze ko ari gutakaza Goma. Kugira ngo bazongere kubona Goma ntago ari mu nzira y'intambara, ni mu nzira y'ibiganiro. M23 kemera kuyirekura, ariko ikarekura bashingiye kuri za ngingo babatse. Bazona sinyaho ingingo 8, uretse ko ntazifashe mu mutwe zose. Ziri 8 zose, kandi babijeje ko Minister wa International Relations Therese Kayikwam yavuze ko bakizinonosora mu byabereye Doha. Reka rero dutegereze ko Kongo inonosora ziriya ngingo tuzarebe, ariko nayo kuzinonosora biragoye kuko Kongo yo iryama ku kintu kimwe. Kongo y'iki ishaka kuvuga ngo murekure Goma na Bukavu, ibindi ntibireba. Bamaze kuvuga ngo bamaze kurekurira imijyi ibiri, bashobora no guhita bafunga umutwe bakabihorera. M23 nayo yararakaye. M23 nayo yamenye ubwenge ko wabonye ko hari ibyo yasabye. Mukuru urutonde abayobozi bacu bashakishwa, bakure ku rutonde bashakishwa. Mukureho kutwita imitwe y'iterabwoba, ibintu byinshi. Biriya byo ntekereza ko byoroshye babikuraho, biriya byo ntacyo bivuze. Ariko ikintu kigoye cyane nari ndi kukubwira ni kuri buriya hari ibintu bibiri biri kubera muri Kongo icyarimwe. Hari amasezerano y'u Rwanda na Kongo hagati yabo nk'ibihugu ya za guverinoma yabereye muri Amerika. Hari amasezerano abera hagati y'inyeshyamba za M23 na guverinoma ya Kongo abera Qatar, idoha muri Qatar. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Nubwo mu bibera muri Qatar, mu byo M23 igarukaho na FDL igarukaho. Kubera iki? Kubera yuko FDL niyo yazengereje abakongomani mu bwoko bw'abatutsi, FDL niyo yazengereje abakongomani bavuga ikinyarwanda, ibita ko atari abakongomani, niba bangamira cyane, niyo navuga yagize uruhare rukomeye mu gutuma bari abantu babimpunzi. Rero kubera iyo mpamvu ntago ijambo FDL ryabura mu kanwa ka M23. Byanga bikunda aho bazanye mu biganiro hose bazabavugamo, kuko bakoze FDL nk'umutwe w'iterabwoba, bakoze ibikorwa byinshi bibi bakoreye abakongomani bavuga ikinyarwanda, abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi. Barabibye, barabasahuye, nibo bajyanyeyo icengezamatwara ry'urwango n'amacakubiri, bajyanayo ingengabitekerezo ya jenoside, batangira kubica. Barabonye wazarinde botsi barya mu mapine. Biriya byose byabaye introduced by FDL. Niyo mpamvu rero M23 igihe cyose izajya idoha muri Qatar, izahora ibwira abahuza ko FDL ari ikibazo gikomeye. Ari no wagaruka no kubasezerana n'u Rwanda na Kongo, nanone FDL ikagaruka mu ikibazo gikomeye.
andi yose iyo urebye ameze nk'ayoroshye, kuko uko mbibona u Rwanda ruramutse rwumva ko FDL yarangiye burundu, ntekereza ko nubwo bwirinzi Kongo itaka babukuraho, ariko ku bwirinzi sinzi impamvu, wenda sindagisobanukirwa, abakizi muze kukimbwira muri comments. Ku bijyanye n'ubwirinzi ntekereza ko buri gihugu aho kiva kikagera kiba gifite uburenganzira bwo gushyiraho uburyo bwo kwirinda ku giti cyacyo. Ntabwo uzategereza ngo umuturanyi aza kurinde. Ni nayo mpamvu nawe ifite urugo rwawe wubaka korotire nziza, hejuru ugashyiraho urusinga, mo imbere ugashyiramo imbwa, ugashyiraho za kamera ku gipangu. Buriya n'ubwirinzi bw'urugo rwawe. N'igihugu rero nuko, n'igihugu ntekereza ko nacyo gishyiraho ubwirinzi bitewe n'icyo giteganya, bakigwa gitumo cyangwa iki anytime bakavuga tukadushyiraho ubwirinzi. Ariyo mpamvu rero kuvuga ngo wabukureho, sinumva neza impamvu yo kubukuraho, kandi ntawe bubangamiye, burinze igihugu, ntawe buturikana, ntabwo burajya iwawe n'inzira kugusahura, buri iwabo. Ariko hari abavuga ko mu ngamba z'ubwirinzi harimo na boots on the ground. Boots on the ground, hari abasirikare bari ku butaka bitandukanye n'izihari zo ziri defensive, hari no kwirinda ariko mu buryo buri offensive. Ibyo navuze n'ibira byo mu kirere n'abari bari ku mupaka, ibyo kuvuga ngo bari ku butaka, niba bari ku butaka bw'u Rwanda nabyo ntacyo bitwaye. Ikintu kuvuga ngo bari ku butaka bwa Kongo urya bari ikosa, ariko sinavuga ngo bari ntababonye. So icyo nande kubwira rero giteye kiriya ishinga, yaba ari u Rwanda yaba n'amahanga, bose bamaze kumva ni FDLR. Ariko FDLR nubwo bavuga ngo kuyirimbura jewe, hari ibintu biri, ari ikintu mbona abantu, ari uruhande mbona abantu birengagiza, ari narwo rukomeye cyane. Buriya FDLR uko nyibona, ntabwo ari FDLR tuvuga, ntabwo ari iyi ngiyi yonyine iri hano mu mashyamba za Masisi na za Warikari, aba bavuga ngo hagati y'ibihumbi 7 n'icumi. Kiriya ni igipande kimwe. Hari izindi FDLR byembe bashyira mu bipande bitatu. Hari izindi FDLR ziba mu gipande cya kabiri, zibereye abasivili b'abakongomani, zicuruza, zinahinga, zibereye muri Kongo muri operasiyo zazo za buri munsi. N'ubu akanya tuvuga none ziri gusanya na M23 ntibanazimenya, nazo zibereyeho. Hari izindi FDLR noneho reka tuzita inyadiaspora, z'inyadiaspora zitaba muri Kongo, zitaba mu ishyamba, ziba mu Faransa, ziba muri Amerika, ziba muri Zambia, ziba muri South Africa, ziba mu Bubiligi, ziba muri Espagne, ziba mu Bwongereza, nyinshi. Izo ni nazo mbi, kuko izo nizo zikora mobilization y'amafaranga, nizo zikora mobilization y'ibikoresho, nizo zikora mobilization y'ibitekerezo, diplomasi n'ibindi. Baraba mu ishyamba bahabwa amabwiriza nabo, baraba mu ishyamba batungwa nabo. Kuvuga ngo abo mu ishyamba dushobora bashobora gusenywa bagataha bakanarangira, ariko babandi basigaye nibo basigara bandika, nibo basigara batukana kuri za YouTube, nibo basigara kandi kwandika, bandika ntugira ngo bandika ibintu byiza. Iyo mvuze kwandika abantu babibona kwandika bisanzwe, nibo bandika imvugo iharabika abayobozi b'igihugu, nibo bandika imvugo y'amacakubiri, nibo bandika imvugo y'urwango. Ariho mpera mvuga ngo mu gusenya FDLR hagomba no gutekerezwa n'uburyo iri mu bihugu bitarimo intambara bya diaspora, reka nzita diaspora, gusenya FDLR diaspora nabyo bigomba gutekerezwa bikaba considered. Kuko niba senya FDLR mu ishyamba zigasiga ntacyo bazabakoze, izirasa zizaba zigiye, ariko izirasisha amagambo kuri YouTube no kuri social media zizasigara. Ubwo se ziriya wazisenya ute ko zitari mu masezerano u Rwanda ruri kugirana na Kongo? Ubwo u Rwanda ruragirana ziriya ntabwo zirimo, ariko ziriya ntekereza ko ni imitekerereze ya Inocycle. Ibyo ni leta y'u Rwanda yakabikoze, kuko urabona buriya leta yo ikintu ikora navuga ngo mu bikorwa cyangwa mu ngamba zo gusenya M23, uretse ziri operation zagiyezeho mbere mu moja wetu n'izindi zanatanze umusaruro. Ibi bikorwa bindi ntabwo igihugu kibigiramo uruhare, igihugu kiza kugiramo uruhare internally. Iyo wenda M23 cyangwa MONUSCO ibazanye bakimara kugera Rubavu bakabakira bakabajyana mu Tobo, niho u Rwanda rushyiramo ingufu zarwo, noneho rukabajyana mu Tobo, rukabigisha, rukajya hoteli, rukabaintegra n'ibindi byose. Ariko bakiri hanze ntabwo u Rwanda rufitemo akaboko. No kuvuga ngo bariya bakiri hanze rero ni nyine ni imyigishirize, guhindura mindset yabo, kubigisha, kubereka ukuri, kubasobanurira ukuri bagahozaho. Hari abayobozi nyambona bagerageza rwose 100% ugasanga barabisobanura umunsi kundi ntibasinzira, baratanga amateka, baragira bate, tugakomereza kuri uriya mujyi kugira ngo uriya FDLR yo hanze isenyuke, itari iyo muri Kongo mu ishyamba. Iyo muri Kongo mu ishyamba se Mukankiko ko ari utukana cyane aba mu ishyamba, Musabyimana Gaspard ko rugura kwizibuho aba mu ishyamba. Urumva nimba usenye izo muri Kongo, Jean Luc Habyarimana ko ari mu Faransa nawe nabonye ridogereje se
ari mu ishyamba. Ni ukuvuga ngo izo mu ishyamba niyo zashiramo ziriya ziri muri diaspora mu bindi bihugu bya diaspora. Urebe ntitwikangagiza ukuri byanga bikorana no mu Rwanda ntitwabura murema zikunda FDL cyangwa zikorana nayo. Nuko tutareba mu mitima y'abantu bavuga ati nimbivuga nimbigaragaza birambere ikibazo ariko ntitwabura murema kuko u Rwanda ruvuga ko FDL tabateje ikibazo nka force barwana ku ngibatsinde kuko ingabo z'u Rwanda iryo jambo uvuze igihugu cyavuze buretse ntabwo dusoje u Rwanda ruvuga ko icyo banga ni ideology bakwirakwiza bivuze ngo iyo ideology n'ubundi iracyahari niyo FDL iri ku butaka yatsindwa iyo yo turayirwanya dute icyo ngicyo uvuze nicyo nkibyumva leta ivuze nicyo nahero ntekereza ngo bavuye muri amasezerano ya Rwanda nibaje ibintu byinshi cyane. Ese FDL zo mu mashyamba mu myaka 10 mbaye mu Rwanda zishobora kuba zirashe mu Rwanda nka kabiri kandi nabwo atari ibintu biri serious ari ibintu biraho. Nkavuga ku giti cyanjye impact yazo sinyibona ariko none nza kuranga nkavuga neriko ubundi FDL nibaje ikibazo iho rivugwa buri munsi mu bihugu bitandukanye mu binyamakuru bitandukanye nyumva buri segonda mu gutwi kwanye ubundi what is FDL kandi cyera sindebe niho nakubwiye ngo byarangiye nzishyize mu byiciro bitatu kiramo ziriya zo mu ishyamba zirwana zigaragaje zirimo ziriya za Seigneur de Guerre ba Rukara ba Casto n'abari ba Omega bapfuye n'uyu watashye ariko noneho by'umwihariko nkahita nanareba ngo FDL zigoranye batari zirasana ku Rwanda rwamaze kuvuga ko zateye ikibazo iziteye ikibazo nizi naho nazanye izina zo kuvuga ngo hari FDL z'indi diaspora izo z'amazirwanya mutere zibera muri Amerika zibera mu Faransa zibera mu Bwongereza zitahuye n'ishyamba utazajya kurasa abahari ari impunzi unamuhohote cyangwa unamutunze bari baramwe ngo utunze urutoki mu kankiko bava kuri kumuhohotera bakumera nabi cyane. So izo rero nizo ndi kubwira ngo leta igomba gushyiramo ingufu nimba abayobozi bacu batwumva abantu bahumve neza cyane abantu bahumve neza cyane FDL z'indi diaspora nizo ziteje ikibazo gikomeye kuko nizo zikwirakwiza urwango nizo zikwirakwiza amacakubiri haba ari mu bihugu byo kwisi nizo zarabika abayobozi bacu nizo zikwirakwiza ibihuha nizombi ariko ushimira cyane Innocent urakoze cyane bwana Abdul